Aya basi bidatinze uyu munsi twagiye kuri WhatsApp. Ese kuri WhatsApp ho turakora iki? Nk'ibisanzwe abantu benshi bazi ko WhatsApp yawe wandika ibyo wiboneye ibyo ari byo byose, ariko koko siko biri. Reba ahangaha, tugiye kujya muri WhatsApp yawe wandikira umuntu ushaka, numara kwandikira umuntu ushaka umwandikira ibintu ushaka. Ahangaha tureba umuntu wari wese dushaka. Ahangaha kandi nkwereka ahangaha, nujya muri WhatsApp yawe uzakora aka kantu katwandikira uyu muntu. Niba ushaka kujya muri WhatsApp ngo wandikire umuntu ibintu bishaka kandi mu buryo bushaka, uzakora uko nguko. Ugiye guhindura inyandiko. Icyambere uzakanda akanyenyeri wandike ibyo ushaka kwandika, wongere ukanda akanyenyeri. Ubu ngubu uhinduye amagambo ashaka kwandika. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri bwo kwandika, uburyo bwa kabiri, niba ushaka kwandikira umuntu, dore uko bizagenda. Uzandika aka kamenyetso ko gukuramo, wandike ijambo ushaka, nurangiza wandike gukuramo. Urabona atari ko byahindutse, bizaba bigiye mu bundi buryo ushaka. Cyo nkusaba wowe ukurikirana iyi YouTube channel yanjye, shyigikira, unsharinge ndetse utange n'igitekerezo, inyunganizi cyangwa se ikibazo. Wifuza kuvugana nanjye cyangwa se kuganira nanjye mu buryo bumwe cyangwa ubundi, urajya muri description urasangamo nimero zanjye, unyandikire ku mbuga, unyandikire kuri WhatsApp cyangwa se umpamagare. N'ubuntu, nta kiguzi na kimwe usabwa. Ndagushimiye wowe wakomeje gukurikirana nanjye ndetse no kubana nanjye. Tuba tugeze ku munota magingo aya ngaya. Ndagushimiye.